bakurikiranye uburyo aya matora yagenze. Wari ukomoje ku by'amatora uvuga ko nari mpababereye, nibyo koko nari mpari muri Lemigo Hotel, niho amatora yabereye nk'uko byagenze n'ubushize, n'ubundi no mu matora y'ubushize niho yari yabereye. Wavugaga rero ku by'uko mbere y'uko amatora nyirizina atangira, ubundi mbere yo gutangira amatora nyine iba ari assemblée générale cyangwa se inteko rusange ariko idasanzwe. Iyo uyu munsi yari idasanzwe, habanza kubaho kugenzura ibintu bimwe na bimwe, kureba ko abanyamuryango bose buzuye, ubundi umwanya ugafatwa na uyu munsi umwanya wafashwe na n'usanzwe ari vice president Habyarimana Marcel Matiku. Afata ijambo avuga ibintu bitandukanye, ashimira abayobozi bari hariya bama equipe aribo banyamuryango, ashimira bari bahagarariye FIFA ndetse na CAF. Donc hari intumwa ya CAF ndetse na FIFA. Intumwa ya FIFA rero isanzwe ari president wa federation y'umupira w'amaguru mu gihugu cya Tanzania. Yarahari ari nawe ntumwa ya CAF. Hari ya vice president wa Ferwafa Marcel Matiku Habyarimana, akaba yatangiye aho ikaze abanyamuryango, ababwira ko FIFA ihagarariwe muri aya matora, CAF ihagarariwe muri aya matora. Mbabwira ko uwari uhagarariye CAF asanzwe ari president wa TFF cyangwa se president wa Tanzania Football Federation yitwa Wallace Karia yarahari. Hanyuma kandi yavuze byinshi bigiye bitandukanye, avuga ko manda abatararangije manda cyangwa se komite itararangije manda basimbuye, hari ibintu ngo bari bariyemeje ariko ntibabigeraho, ndetse basa nkaho ibyo batagezeho babiragije abagiye kubasimbura. Muri ibyo ngibyo harimo gukurikirana gahunda y'imikino y'abana yagombaga gutangira tariki 28 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2020. Iyi gahunda ngo ntabwo yabaye uko bikwiye kubera ngo icyorezo cya COVID. Harimo kandi ngo kuvugurura ibirebana n'amategeko nkuko bisanzwe bimeze. Amategeko burya y'umupira w'amaguru ntabwo ari ibintu biri statique, ahubwo ni ibintu biri dynamique bihora bihinduka. Hari kandi ngo gukora icyo bita gukurikirana ibijyanye na hoteli ya Ferwafa. Iriya hoteli ya Ferwafa imaze igihe kinini hari umushinga wo kuyubaka ariko bikaba byaragiye bidindira. Harimo kandi ngo no gutegura gahunda irambye y'umupira w'amaguru, plan strategique cyangwa se strategic plan, kuri iyi komite iriho, iyi komite nyobozi iri buze gutorwa. Ubwo nyine babivugaga gutyo mbere y'amatora. Hanyuma arangije kuvuga ijambo rye yahise atanga umwanya kuri komisiyo y'amatora iyobowe na Kalisa Adolphe Kamarade, wigeze kuba umunyamabanga wa pera, abantu baramuzi. Ubwo rero ni wafashe ijambo agenda asobanura uburyo abantu bari buze gukurikiza inzira ziboneye kugira ngo amatora agende neza, basobanura uburyo bari buze gutora. Hanyuma ubwo hakurikiraho umwanya wo guha abakandida babiri kugira ngo bavuge imigabo n'imigambi, ariko biba bisa nko kwibutsa kuko n'ubundi baba baragiye biyamamaza, baba barabonye igihe cyo kwiyamamaza bakagenda bavuga imigabo n'imigambi yabo bayibwira abo bifuza ko bazabatora. Abo bakandida babiri kugeza ubwo ngubwo bari bakiri Olivier Nizeyimana Mugabo ndetse na Louis Rurangirwa. Bahereye kuri Rurangirwa Louis, buri umwe abagomba kugira iminota 10 mu matora yo kuvuga imigabo n'imigambi ibyo azakora. Bahaye rero umwanya Rurangirwa Louis iminota 10 yahawe, ntabwo yigeze akoresha irenze umunota umwe n'igice, kuko yese avuga yuko akuyemo kandidatire ye ngo kubera amategeko atarigeze yubahirizwa. Ahanini ikintu ashaka kuvuga, hari umugabo witwa Gasana asanzwe ari meya wa Gatsibo. Uyu mugabo ari mu batanzwe muri komite ya Olivier Nizeyimana. Uyu mugabo Rurangirwa Louis yavugaga yuko ngo kubera ko aba mu nzego za leta, yari umuyobozi mu nzego za leta,
ngo adakwiye kuba yayobora urwego rw'umupira w'amaguru. ubundi hari itegeko ryigeze gusohoka muri 2013 ari naryo iryo tegeko icyo gihe ryatumye ba Murenzi Abdallah icyo gihe uriga ko yari meya wa Nyanza ari na perezida wa Rayon Sport. Iryo tegeko rikavuga yuko umuntu wese uyobora urwego rwa leta atemerewe no kuyobora urwego rundi rw'umupira w'amaguru, kuyobora ikipe, kuba yayobora Ferwafa. Donc ibyo bintu bidahura, ari nayo mpamvu icyo gihe bameya beguye n'abandi baregura. Ariko bisa nkaho rurangirwa ruwi bino bintu yabyitiranyije. Uyu mugabo Gasana ntabwo agiye kuyobora urwego rwa Ferwafa, ahubwo yarari muri komisiyo, yatanzwe muri komisiyo. Urumva ntabwo agiye kuyobora urwego rw'umupira w'amaguru. We rero yabikonfonze abishyira muri sanse yuko Gasana yobora akarere ka Gatsibo, ariko ngo akaba agiye no kuyobora urundi rwego. Kandi nuko muri komite, nuko muri komisiyo, ntabwo uyu Gasana kuba yobora Gatsibo ntabwo bishoboka ko yanayobora Ferwafa. Ibyo bintu ntabwo byakunda. Ariko kuba muri komisiyo byo ashobora kuba yabikora byombi. Ikindi kandi ibyo komisiyo y'amatora byo nta nubwo byanayirebaga cyane. Ubwo rero uwo mugabo yahise avuga ati ngiye kubw'iyo mpamvu nkuyemo kandidature yanjye, ntabwo nkemeye kwiyamamaza. Urumva komisiyo y'amatora ntacyo yagomba kurenzaho, yagomba guhitaho umwanya undi mukandida wa kabiri ariwe Olivier Nizeyimana. Olivier Nizeyimana mugabo yafashe mikoro ajya imbere rwose, iminota ye bari bamuhaye itari myinshi, ubwo ni iminota 10. Aravuga ati twebwe dufite gahunda nkuko twagiye tubinyuramo kenshi muri manifesto yacu. Ati gahunda dufite no gukora ubuvugizi ngo haboneka abafatanyabikorwa. Aravuga ati dufite gahunda yo kuzamura urwego rw'imikoranire n'izindi federation kugira ngo turebe ko ari cyo twabigiraho, wenda nabo hari niba ari nicyo batwigiraho. Aravuga ati dufite gahunda mu gushyira imbaraga mu guteza imbere umupira w'abato dufatanyije na Minisiteri ya Siporo. Ati dufite gahunda yo gukurura amarushanwa mpuzamahanga agakinirwa mu Rwanda ku bufatanye na RDB. Ati dufite gahunda yo guteza imbere umupira w'abakobwa cyangwa se abagore muri rusange, no gushyiraho gahunda ngo ihamye yo gukurura abakinnyi b'abanyarwanda bakina hanze kugira ngo baze gukinira u Rwanda. Urumva yagiye birezima, bivuze mu magambo make kubera ko nta nubwo baba bafite iminota 10 ntabwo babisobanuye byose, ntabwo bavuze ibintu rwose wifuza gukora. Ubwo rero yahise agenda afata umwanya. Ubwo abanyamuryango uko ari 59 n'abanyamuryango 59 barababwira, barabasobanurira ukuntu bagomba kuza, buri muntu agafata bulletin de vote cyangwa se urupapuro rw'itora, akagenda mbere yo kurufata ariko akabanza agaca ku muwisiye ku ruhande, agatanga irangamuntu ye, agahita aza agafata urupapuro rw'itora ariko akasiga na telefone akayishyira muri siransiye. Akagenda akiherera, akajya mu bwiherero agatora, akazana urupapuro rwe agahita arushyira aho ngaho. Niko byagenze. Abahera rwose kuri association y'abatoza, bajya kuri za RAF, bajya ku magaju, bajya kuri APRFC. Urumva bahera kuri alphabet ABCD kugera kuri UVA. N'abanyamuryango rero 59. Ubwo urumva Olivier Nizeyimana kubera ko yarasigaye ari umukandida umwe, kandida unique, ntago biba bivuze ko uko byagenda kose agomba gutorwa. Ntabwo bivuze ko yatsinze, agomba byibuze kugira 1/2 kirenga hijwi rimwe. Akagira ryuza amajwi, akagira 51%, akagira amajwi wenda 51% ya. Ubwo rero abatora batoye aza gutorwa ku majwi 52 kuri 59 kubera yuko amajwi 6 yabaye imfabusa. Amajwi 6 yabaye imfabusa hanyuma hari abandi babiri batoye icyo bita oya. Nuvuga ngo oya bayandika ukwayo n'imfabusa ukwazo. Nuvuga ngo iyo udashaka Olivier ushobora kwanga gutora cyangwa se ukandika oya. Ibyo rero barabisobanura. Muri rusange umuntu abyoroheje mu mvugo, Olivier yatowe 52 kuri 59 andarindwa bimfabusa. Nubwo imfabusa nyirizina zabaye 6, oya yabaye imwe ahubwo imfabusa ziba 6. Ariko muri rusange nyuma ko ari 7 nyine. Olivier urumva amaze gutorwa yahise atambuka imbere na komite ye. Na komite bari bamaze gutoranwa, afata ijambo aravuga n'ubundi byinshi biba ari byo yagiye agarukaho.
nyuma yaho haza kuba umwanya wo guha bari bahagarariye CAF ndetse na FIFA bavuga ko rwose bishimiye uburyo amatora yagenze. Wallace Karia aravuga ati my friend Olivier rwose ngo haye ikaze, ati nizere yuko imikoranire izaba myiza, ati n'ubuyobozi bwa Sekafa ati n'ubuyobozi bwa Sekafa rwose turabyishimiye yuko tugiye gufatanya. Ikindi avuga ko nabo mu minsi iri imbere ngo bafite amatora, aranamutumira rwose aravuga ati turifuza ko wazaza ubundi umugisha umugisha cyangwa se amahirwe wazanye uyu munsi yatumye utsinda, ati nanjye uzayanzane rwose mfashe kuba natsinda. Nawe ari mu baziyamamaza ubwo rero tahise birangira nyine haba press conference. Olivier muri press conference ntabwo yigeze asubiza ibintu byinshi, ntabwo yasubizaga amagambo menshi, ariko bimwe mu byo yabajijwe mu byo yavuze byihutirwa hanini yavugaga ko atazajya afata umwanzuro wenyine kubera ko ari perezida cyangwa se we na komite nyobozi ye, ahubwo bazajya baganira cyane n'abanyamuryango. Yavuze ko ikintu cyo kuganira ku banyamahanga kiri mu bintu wenda bazarebaho cyane byihutirwa, ku buryo bifuza ko shampiyona izatangira y'umwaka utaha. Iki kintu baramaze kukiganiraho. Ngiye personally namubajije ku kintu kirebana n'ikipe y'igihugu. Ikipe y'igihugu ni ikintu kiri sensible ku banyarwanda, ku banyamupira. Mubaza ikintu cy'uko bihora bivugwa ko Ferwafa na Minisiteri basa nk'abasigana ku ikipe y'igihugu, ngaho biritwa ko Ferwafa ngo irashaka umutoza, Minisiteri ntimushaka. Ferwafa irashaka yuko ikipe y'igihugu itangira kampo hakiri kare, Minisiteri ntibishaka. Ferwafa irashaka yuko ikipe y'igihugu yitabira Sekafa Under 20, Minisiteri ntibishaka. Akaba mu kintu kibazo nko gupezanya cyangwa se nk'agapingane nko guhimana ku ikipe y'igihugu. Olivier aravuga ati ibyo jewe ati ntabyo nzi, ati ningeramo wenda nzareba situation uko imeze, ariko ntabwo wenda najya kugira ibintu byinshi mvuga ku bintu wenda ntazi ntafite experience. Atariko jewe nifuza yuko ibintu byose bizajya bica mu nzira y'ibiganiro. Atari iyo Minisiteri ya Siporo irabizi yuko Amavubi akwiye kubaho kandi akabaho neza kanatsinda. Ati natwe Ferwafa nicyo cyifuzo. Ati rero sinifuza yuko hajya habaho iyo kintu cyo gucagagurana cyangwa se kurebana yingwe ku ikipe y'igihugu ifitiye abanyarwanda akamaro. Mubaza ku kintu kirebana na gahunda yo gukorana n'itangazamakuru, kuko ikintu cyose bagarukagaho yaba we yaba bamubanjirije bavugaga muri iyo salle bakunda kuvuga gukorana n'itangazamakuru. Hamwe se Olivier ko hameze nk'ahantu harimo utuntu tw'udukonflict hagati y'abanyamakuru kitwa itangazamakuru ndetse na federation. Nabwo ati ngende umuntu uri cooperative kandi uri flexible kandi uza agaciro k'itangazamakuru ku iterambere ry'umupira. Ati nabaga muri club ndi president wa club asanzwe azi iby'umupira, asanzwe nzi nyine agaciro k'itangazamakuru. Ati ntabwo naza ngo ngutegeke ibyo uvuga cyane yuko ubu uri umunyamakuru warabyize uzi ibyo uvuga, uzi buryo utegura ikiganiro cyawe. Ariko nanone burya imikoranire ni ingenzi. Ati twiteguye rwose gukorana na media. biteguye gukorana na media. Abazwa bindi birebana no gukorana n'abakinnyi abo twakwita ba legend bigeze kukanyuzaho. Aravuga ati rwose ibyo bintu turabitekereza. Ati amahirwe nuko numvise ko basigaye banafite na association ibahuza. Ati rwose nge nta kibazo mfite, abo bantu tuzabarebaho tubegere. En fait Olivier urebye yirinda kuvuga ibintu byinshi cyane, ariko aravuga ati twebwe ati nabibwiye na komite yanjye ati ndashaka ko dukora tugakora kandi tugakora ku buryo abadutoye n'abanyarwanda muri rusange bakunda umupira batazigera bicuza impamvu wenda turi ahangaha. Ikindi babashijwe ni kukirebana n'icyiciro cya kabiri. Ese icyiciro cya kabiri kiraza kuba ni ikibazo abantu benshi bibazaga muri iyi minsi. Hari n'abantu kenshi bagiye bitoza hano mu butumwa batwoherereza.
mu by'ukuri iki kibazo cyasubijwe na Marcel avuga ko nyine muri gahunda bafite ngo icyiciro cya kabiri kigomba gutangira mu kwezi kwa karindwi. Ariko ni ibintu bikiri aho ngaho nyine cyatangira mu kwa karindwi shampiyona noneho iri mu kwa kangahe kari cyo kibazo. Shampiyona yo ni nko mu kwezi kwa 9 cyangwa kwa 10. Ubwo nabo bakiyaranze bakari uburyo mu mezi abiri cyaba kirangiye. Kindi yabajijwe SG uriho ubu ngubu arakomeza imirimo ye cyangwa uraza kumuhindura. Bataje babyiteguye bitari muri gahunda. Nyuma ndetse mu banyamuryango bari bahari perezida w'ikipe ya APR Lieutenant General Mubaraka Muganga yaje gusaba ijambo ganirira abantu bari bari aho ngaho. Ijambo yarisabye kandi ararihabwa. Hari abantu wenda nabonye bagenda yoza batari guse ni gute perezida wa APR avuga mu nteko rusange. Batese yavuze nk'iki, yavuze nkande, yavugaga iki. Ariko mu by'ukuri hanavuga batese uretse we hari undi wasabye ijambo bararimwima. Ibyo yabwaga ko kuganira n'abanyamuryango ibintu bisanzwe, yashimira komite yatowe ayi felicita byo n'uburenganzira bw'umunyamuryango, byari uburenganzira cyane ko nta n'uwari uniganwe ijambo, nta n'uwari uhayijwe. Iyo hagira n'undi usaba ijambo suko wenda ruwape nuko ari wabyifuje. Ubwo rero ibyo sinanabibonye ngewe nk'ikibazo. Hanyuma urebye amatora nyine barangiye cyo inkuru ibaye impamo rwose. Olivier Nizeyimana Mugabo ahawe umwanya wo kuyobora Ferwafa. Igisigaye ntibikiri muri bya bintu byo kuvuga ngo dufite ngo ibyo twifuza gukora gutya. Ubu ni ukuvuga ngo ikibuga kirahari none agiye ushyira mu bikorwa ibyo yavuze. Igisigaye ni ugushyira mu bikorwa ibyo yavuze. Ikindi kandi abantu bamenya nuko Olivier bitashoboka yuko yobora Ferwafa ngo yewe namukura kuva amaze gutorwa. Automatic mu ngubu ntabwo ari buze kuba kiri kuyoza bwa mukuru igomba gushaka undi muyobozi. Agomba guhita atangaza banabizi bagomba guhita ngo umunsi ukurikiyeho. Ubu ngubu ku munsi w'ejo Olivier nyine azigura, agomba kwegura ku buyobozi bwa niyo mategeko abahari. Nubwo ngo kwiyamamaza ari perezida wa equipe by'ubwabyo si ikibazo. Ariko ntibyemewe kuyobora Ferwafa uyobora na equipe. Iyo amaze gutorwa ubwo ya equipe ishaka undi muyobozi. Ubwo ngubwo Sakindi Eugene wari vice president n'ugiye kuba afashe nyine mukuru mu gihe nabo bataratora mu buryo bw'agateganyo. Icyo nicyo wamenya. Ikindi rurangirwa rwino yaje guhabwa ijambo ariko avuga amagambo make, aravuga ati ni fair play. Ati ikiriho nuko football itagakwiye kuba intambara. Ati kandi nanjye rwose nzashyigikira iyi komite nyobozi, ndanayifuriza kuzahirwa mu mirimo y'imyaka ine itangiye. Rurangirwa rwino wagiye kwitorera kuko bahamagaraga buri kipe seka amakipe akomeye nka APR yatorewe na Afande Mubaraka perezida wayo. Rayon Sport yahagarariwe na Kayisire Jacques vice president. Polisi Rangira yarahari niwe wayitoreye. Kiyovu Sport Mvukiye Juvenal yarahari niwe watoye makipe y'ikiciro cya mbere. Gasogi perezida wayo yarahari, Kenisi niwe watoye. Haji Yusufu perezida wa Gorira yarahari niwe watoye. Perezida wa Bugesera Gahigi niwe watoye. Mukura hatoye Gasana Jerome. Andi na yahe ubwo ngubwo andi ma equipe nyine agiye hari ubwo ngubwo za Rutsiro nabo basanzwe wenda nizo kipe zikomakomeye. Izo ngizo nizo zifite nyine aba perezida kenshi baba banazwi cyane. Ubwo rero nuko nguko rwose amatora ararangira mu mahoro, abantu bajya gusangira gufata ifunguro n'abayobozi babayobozi nyine bari bahagarariye yaba CAF ndetse na FIFA. Ubundi buri muntu nyine ajyaho yakagombye kubajya. Amatora arangira atyo. Hanyuma rero nyuma y'aya matora wenda icyo umuntu yabwira komite nyobozi ya Olivier wigeze kuyikomozaho ni wigize nyine nka perezida. Vice president ni Habyarimana Marcel. Komiseri ushinzwe umutungo ni Habiyakare Chantal. Komiseri ushinzwe iyamamaza bikorwa no gushaka abaterankunga ni Cyamwenshi Arthur.
Gasana Richard wa wundi komiseri ushinzwe umutekano ushinzwe amarushanwa urumva komiseri ushinzwe umutekano ni IP Umutoni Chantal, komiseri ushinzwe tekinike n'iterambere rya Ruhago ni Nkusi Edmond, komiseri ushinzwe umupira w'abagore Tumutoneshe Diane, komiseri ushinzwe amategeko ni Wanyirigira Delphine, komiseri w'ubuvuzi ni Lieutenant Colonel Mutsinzi Hubert. Ubwo rero abo nibo bagomba nyine kubyimba Ferwafa mu gihe cy'imyaka 4.